nasi. Nitaingia kwa shangwe kuu. Mbinguni wewe Nitaingia lango lake la sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni wewe. nchi nzuri, nchi safi kwa Baba, na furaha na amani huko nitasi. Tutakula meza moja na Baba. Nitaingia kwa shangwe, Nitaingia lango lake la sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Imana duhaye umugoroba mwiza, abemezanya nanje kuko ari Imana yabikoze. Bahaguruke uyikomera amashyi. Nitaingia lango lake la sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Ndashimira Bishop n'abadamu n'abana ba Vice n'abadamu n'abana, Reverend Madame n'abana, inzego zose z'itorero rya Sokiboho, abadamu banyu n'abana. Ndashimira abantu bakora muri government, abamaze kubaka n'abatarubaka, abadamu banyu. Uri abantu beza cyane. Imana izi kugira neza ya Ibrahim na Isaka na Yakobo. Ndamubwiriza uwo mwicaranye umubwire ngo icyo waje gushaka muri uru rusengero Imana ikiguha. Nitaingia lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitaingia kufika mbinguni. Abatanze nitwa Matayo. Amahezi. Umugabo Imana yagiriye neza. Umudamu n'abana bari. Ariko Mana wagize neza kumpeza abana kandi tiwabima apeti. Nitaingia lango lake la sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika
nawe bariguwe kubera wakoze wahishuriwe. Amen. Uyu mugoroba nahawe n'Imana ibintu byinshi, ntabwo ndi butinda kubwiriza, ariko numva turi butinda guca Imana yacu. Warimo dufungura are wakoze akazi, imyenda yose iratoba iraroba ja guhindura. Imana yagiriye neza, igeze kugira crise yo kwambara ameza ariko ubu njyana ibikapu bibiri cy'imyenda cy'inkweto Imana. Turi muri topic ivuga ngo cubuka kubwira ari cyo ukora, uko abantu barakubwiye ndi wakoze, baranakwinginga ndi wakora, baranakugenderera ndi wakora, ariko nono icumuka kubwira ari cyo ukora. Turasoma ahandi twasomye, niturangiza turasimba kuri wa murongo. Hari ahantu shaka kuvuga inkingi ya kangahe ya gatanu, ninyirangiza ndababwira ikinji Imana yambwiye dukora hano. Nindangiza bamba bashira mu modoka no kuri hoteli, tekera imyenda ijuru n'amatayo, usange paruwase yo mu rugo n'urusengero. Samuel wa mbere, mwebwe ndi muva aho ngaho gatwinjiye mu kazi. Uri iwe ibyo bya mutegura itwererano muzamutwerera mu misitari. Ibice 16 n'umurongo wa 13. Reka dusome uwa 13, hanyuma usoma asimbe asome uwa 19 n'uwa 20. Iyo mirongo arekera nimara mvuga inkingi ya gatanu n'indanga mbabwira icyo Imana mbwira. Soma mama. Samweli wa mbere 16 simbuke kuri 19. Nicyo cyatumye Sawuli atuma intumwa kuri Yesayi, aramubwira 16 usome kuri 13, nurangiza usimbe 19 no kuri 20. 13 aravuga ngo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere ya se, ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Hereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Haleluya. Reka dusubiremo. Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta. Soma nk'umukobwa ugiye kuzakora ubukwe harakasa. Ukuga hano uri kwizamu. Soma. Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta. Yego. Ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Yes, ekolome. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. 19 avuga ngo nicyo cyatumye Sawuli atuma intumwa kuri Yesayi, aramubwira ati yoherereza umuhungu wawe Dawidi uragira intama. 20. Maze Yesaya azana indogobe ayihekesha amarobe y'imitsima n'imvumba ya vino n'umwagazi w'ihene, abyoherereza Sawuli bijyanwe n'umuhungu we Dawidi. 21. Amen. Ukiravuga neza tutinda ku muriro wa ndimutindira ko ndiko numva umudokera wa ngahe soma umuriro wa
haravuga ngo nuko Samweli afata rya hembe yego imuzamo ajyuzamo amavuta yego amusukira imbere y'abakuru be sukuma kuva uwo munsi umwuka w'uhoraho akazaza kuri Dawidi amugumaho ntiyigeze cyavuze neza amugumaho mwuka w'Imana kugumeho ariko kukuva kuko nakugumaho ibyo akubwira uzabikora naho nakuzaho igice kimwe uzagira ishiki ni amaperiyode ni ukuvuga ngo uyu mugoroba umwuka w'Imana ndakuveho akugumeho komera Imana amashyi menshi cyane komeza rero 19 sukuma akavuga ngo nuko Sawuli atuma kuri Yese ati nyohereza umuhungu wawe Dawudi uragira amatungo yego Yese afata imigati n'uruhago rwa Dawidi n'urw'umwana w'ihene amushira ku ndogobe maze abiha umuhungu we Dawidi kugira ngo abishire Sawuli. Amen. aje kumutumika bikilala indirimbo zose mwaziririmje ariko pasi wanjye y'ijuru n'iyimuzi yayindirimbo ndiko wabwirije nirimo n'uje niho nere kuri n'abakristo y'abakata nimara tugikingira gatatu Beki uri Jabera hose bavuye mwisi Banesese isi na Satani ndetse n'umubiri Bega Beki uri Jabera hose bavuye mwisi Samweli yarangije asubira mu bye kingi ya gatanu ni yingi iyo Samweli asubiye mu bye nawe Imana ikora kubo yateguye wijere mu jambo munda mukiriza ubwire kingi ya gatanu ijira mu jambo uzazamuri bendera Olùkàrà wíjọba lẹ́sẹsẹ Uzazamuri Kingi ya gatanu ishiramu iyo umuhanuzi arangishibye Imana yamuhaye habasigaye tere yawe n'Imana iyo urangaye ibyawe ntuzubyishiramo umugabo witwa Hezekiya Bibiri irambwira ngo Imana ihamagara Isaya kandi mu bahanuzi bari bakomeye abaswahili baravuga ngo huyo Isaya alikuwa nabii vunja vikwazo aramubwira ngo prati Hezekiya tunganya iminsi irarangiye Hezekiya yamavuga ngo n'ubundi asanze muri Egiputa namba 2 ahantu utakurangara barangize areba mu bagiye abona atari ariko aravuga ati uyu mutiti yahanuye birangiye none igico ngomba gukora reka naje mvyigira Imana guco nakoze hari ibintu bibiri bivuga ku muntu ibindi bibiri nimuheze Imana icubahiro
komera Imana amashimeshi mbibabwira zazamuri bendera oyu mwana w'intama wanesheje zazamuri bendera oyu mwana w'intama wanesheje urakoze kuko icambere ni amateka yawe bakoranye niyakurema mundamukirize umubwire ngo se hari amateka ufite una historia reka nabaramutse munambaye neza mwanaje mu ibyo zose murasanga abantu bacuruza hamwe bacururiza hamwe abantu b'abacuruza bagira ngo ubwira ugasanga barashanye ntibazashaka ngo gusiga cyangwa abantu bakoze ko muri kampani mundamukirizo mwicaye umubwire ngo amateka ariyo tugiye kuvuga no Dawudi afite amateka yibitsa iki amateka amateka yibitsa iki amateka yibutseho bagaje y'amateka bagaje igikapu cy'amateka amateka yawe ntazakora aho ibintu bitananiranye kandi amateka yawe ntazakora ahatangana na kapasite y'amateka yawe gisubiyemo amateka yawe ntazakora ahantu hatangana n'amateka ya kapasite yawe amateka yawe azakora angana na kapasite y'ahantu hangana n'ibyo wa amasezerano umwami Yesu yambaye yose yayakomeye soze imbaraga z'umusaraba yose yayakomeye soze imbaraga z'umusaraba nimumva amateka we nimuzamure ibiganza nimumva haleluya amateka ya mbere yose yayakomeye soze imbaraga z'umusaraba yose yayakomeye soze imbaraga z'umusaraba yose yayakomeye soze imbaraga z'umusaraba yose yayakomeye soze amateka ya mbere n'impano ye ni ugucuraranga naho yibitsa iki hibye byo kugana gute byo gucuraranga acuranga mu ntama noneho ngo arangiza asigwa iki amavuta reka nkubwire yose yayakomeye soze imbaraga z'umusaraba yose we yose yayakomeye soze imbaraga z'umusaraba Rasta we itonde ndakura ibindi mogera kora iby'umukara mundamukirizo mwicanye mubwire ngo uracaba muri ya mpano wahawe kuva kera mumbarize nyamuneka umundamukirize ngo se ya mpano uracyayibamo ko yagize amateka yakoze ese n'ubu kuko bagiye kuguhamagara kuja ahantu niki uzajanayo mubwire ngo hari ahantu bagiye kuguhamagara niki uzajanayo amateka iyo urayafite tipe pasare 4 de passement amateka urayafite igifaransa uragifite icyongereza uragifite impano urayifite no kwandika amandiko warayanditse ariko ko ndabona bagiye kuguhamagara ahantu none se ko bagiye kuguhamagara urajana niki kandi ahantu ugiye kuguhamagara hariho kapasite igomba gusengwa n'impano ijuru ryagize gute ryashize muri wewe nimba utakikoresha ukuga birarangira abagiye kwinjiraga mu bisubizo
n'abagize gute abakomeje amateka babikomereza he aho bari baratawe Imana igiye kubishiza mu gisubizo cya imbaraga z'umusaraba zose ya Yakobo imbaraga z'umusaraba numvise mu gitondo navuze Imana ndijireba Dawidi ndijireba se wa Dawidi Sister Nyamu Imana igiye kureba mu mwanya izibona bari abahungu babona bari abakobwa izibana Paul na nutabyumva tega amatwi muri bose ibibazo bikomera kwanda kwa Sawuli Imana iyemerera umwuka mubi kumanuka kuri Sawuli reka nkubwire hari igihe Imana izibana umuntu wakugoye muri edikota y'akazi ikamukubita ifuni yo kugira ngo krize ya nani ya pressure naho ari umudayimoni ijuru ryare no yamukubita wakazavuze kutakiza ku kazi unasabye konje gubunyine itatizo ya pressure naho ndumenye ko pressure nakadayimoni kamwe Imana yarekwe kabanze kavungane n'uriyo mutipe kugira ngo Dawidi nawe abone plus ko Dawidi ndi yabona plus Sawuli agihari reka mbwira nababwiye mu gitondo ngo Sara yaramaze kuba demobe yakoze imyaka 40 imyaka 38 yarabaye demobe ibiri gusa n'ijuru yari kwivugana nawe ariko ngo ubone yitambitse yarabona no kumukuraho vuba n'inkora ariko reka muteza akabazo kandi uzagakemura n'umuntu wibitse amateka nimumve nimureke gusuzugura amateka yonyera hari umuntu numvise nimba hari umuntu wumvise akomera Imana mashi numvise ikindi cyantangaje Dawidi yacuranga abadayimoni bakaba kabiyeka bakagenda yareka bagasubira kandi bakagaruka uzi impamvu batagiye burundu nimugire mukomera Imana mashi igihe cyo kwambika umudari kitaragera cyo kwambika umudari wawe kitaragera Imana izisa nkaho yemereye uri imbere yawe komeza gukora naho ubishiwe byarageze gute byarara habasigaye ugomba guca umutwe kugira ngo ube umutwe mutega amatwi bisubiye habasigaye ikindi ugomba guca umutwe kugira ngo ubiki ni mu pase isezerano ryake Imana yabwiye Isirayeli mu gutegeka kwa kabiri nimugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana zabaho umugisha mu ndazana mu bukungu mu myororokere mwishira musohoka kandi nimuzabimirizo muzabiki umutwe umve Dawidi ngo yinjire muri perezida aravuga toke hari ikipe kirahangaha nari maze iminsi ndi muri aka kazi kandi ndashimye Imana ko ntarangirije imbaraga zose ahangaha none ngomba guca umutwe wuriya Goliyati hanyuma narangiza kuwuca kugira ngo mbe umutwe ngiye kubabwira imitwe mutemaguru uyu munsi ariko pani imitwe y'abantu ngiye kwibabwira hari imitwe ibagoye hano turayitemagura muri ako kanya uko ndangije kubwiriza muceceke mumve imitwe tugiye gutemagura ubu nyine nimugere burya sama he jawe ndaramutse uyu nguyu reverand nawe uramutse undi umubwire ngo ca umutwe w'ubukene muramutse urabukeneye se ubukene urabukeneye nga ubukeneye gagenda ubuhobe ububwira mubyara wawe
mukiriza mubwire ngo umuco umutwe w'ubwenge buke ariko uzi kwishurira umwana amashuri warangiza kuyamwishurira umwana akaza afite amanota make uri umubyeyi ongera umuntu mukiriza umubwire ngo uyu mugoroba turasha umutwe w'ubwenge buke ubu turi muri deliverance kunatangiye nababwiye ngo sindi namukubwiriza ibyo Imana yambwiye nibyo tugiye gukora sukuba ongera umuntu amukiriza umubwire ngo ica umutwe wo kudakora Bibiri iravuga ngo udakora atakagera gute none se umuntu amukiriza umubwire ngo urakora cyangwa ndukora igitangaza ibi ntabwo byuma ntabwo ndi mu mikino ndimo gushamburi iyo niyo waza leta ushamburiza visipe passe otikisila nganda kapre de base multiplication de cos ongera umuntu amukiriza umubwire ngo cuma utwo gusambanya ndabizi ko utari umusambanyi hari ibintu bigoranye kandi byakomeye igituma utishira mu migisha yawe ubusambanyi bwakokama uwo muti uci Goliathi ngo arangise Goliathi ngo arangise abona Dawudi ni mugufi uko bakubona muri capacity yabo ariko ijuru rikubona ko gifite iki ibikoresho abafite ibikoresho ni bakomera Imana amashimeshi cyane no Israeli zanyakana naho akatipe kiritsa amateka hari n'ibikoresho katakoresheje tukimareho imbaraga nubwo mubona ngagenda burya ngasirira hari izindi imbaraga n'ibisabo zizakora muri Amerika zigakora Australia zigakora mu Burayi zigakora mu bibogobogo zigakora mu Minyema zigakora Kinshasa zigakora Korea y'Epfo niyo majaru ndakurahiri ndakibitseho imbaraga kandi izo mbaraga zizakora n'ubu kuko zirakora n'ubu zigiye gukora kubera zirakura zose zirakura zose kubera zirakura vuba nurangiza se uzarera bari abana banje zino zirakura zose zingomba kuzirakura zose arino zirakura zose ngahera kuri zabo nuzirakura se ejo hazakora iki Dawudi arangisha gucuranga barangiza tori banisi zitanu nizo yatoye zikomeye cyane ndavuga mo zibiri nimuheze Imana icubahiro nimuvuge ngo haleluya yambere batora kwise kandi kuraba ku bintu bigaragarira amaso y'umubi icyo cyatumye Dawidi yicisha Goliathi ibuye rimwe nitwaga kwizera Imana jizi finance icutarako yagushize kwisi witwa gukora uyobore utegeke ukazi nudakora uzitwa esperance sina gitangaza ni esperance ugomba kugira ibyo utagira ibyo ukora ya finance ugumye Imana ndifite problème Dawudi mbarangiza kwizera nabyirinda igomba gukora akazi ware kuri buye ijuru ngo rimanuka rirariyobora neza hagati naho bashize umwenge wo kureba abariho ryinshi reka ngubwire tuzaba umutwe taraca umutwe uyu mugoroba none tugiye kubasengera nimba mushaka kuba imitwe nimuca imitwe none uraryamye uri munsa kuva saa moya kugeza saa tanu nurangiza inzara se ziragwaza finasema abandi bakererwa muri ashas kuza gukora uprotocol ngo aracyari mu indorerwamo nta kindi zagukora gusa niko kutabara kugira ngo urebe ube kuwitunganya neza naho utatinda kundorerwamo tinda kugikoresha kuko aho ugiye kusha bagiye kuguhamagara Sauli amapepe mu musara yamabongo ni muhamagare Dawudi nta wundi bahamagaye kandi atuma kwa Yesu ndibahamagaye Dawudi ngo ngwino kuko agaciro k'umubyeyi karakomeye cyane amakuru naye ngayo uyu mugoroba none Imana yambwiye ngo usengera abantu badafite utuzi babona utuzi usengera abarwayi barakira usengera abantu bafite inda batwite babyare neza
Imana irambwira ngo nimwumva ndacyari kuvuga igihe narimo mfungura hariya kandi naretswe ndahanura ndimo garuka ibyo bihe tuhaye turya n'abakato n'abakarege icyo gihe twagaza kwerekwa tuhaturya uyu munsi kandi niho byabaye sinari ngeherutse ibyo bihe tuhaye turya gutya Imana ikabitangira nicyo gihe amayitaji yakozwe Haleluya. irambwira ngo ugende usengera abantu gusengera n'abantu batari kumwe n'abagabo babo basanga abagabo babo n'abatari kumwe n'abagore babo basange abagore babo nibyo Imana yambwiye ngirangize imbwira ikindi kintu cyanyu nimweze Imana icubahiro ahagana abanyamwuka bavuga nushaka kuvuga jawe n'ijuru n'amatayi twavuze la tatata Ela. rikanga baranga nalala sange cyo Imana yambwiye ngo uyu mukobwa ni mupfu igihe cyo gukorera hano kirarangiye agiye gukora ubu nari manuye iyo ufitanye connection n'Imana ndakure abe no mwishuka izigukuramo ni ukuri kw'Imana imwishuka irambwira ngo azabyara umuhungu wa mbere n'umukobwa wa mbere ngo narangiza kubya basa n'ubwize ka leta nimuzamu kubyumva nushakuraga kubyumva hano ho mwisoko iboho uzoza kubasura wewe aha yambwiye byarangiye iravuga ngo muri iyo retare ngo azaza kuza kandi ngo hazagwa kavure ngo kazamunyagira kandi ngo hazaba ari mu kwezi kwa 11 ngo kazamunyagira ngo nikabara kumunyagira ngo yama yongera kandi ngo asabe umwaka n'umwana amasezerano Mwami Yesu none sinshaka umuntu urangara kugarukano kugereka ngo nzagarukeje mfite akazi kenshi bigeze kubwira abantu ngo igihe kimwe muzoza mudutumira mutubure abantu bakatubonera muri pase kareba abagabo badafite n'akagari badafite n'akamoto badafite uzaza ureba izi byagiye mu mago tugiye gukora amayitaje ntabindi nindangiza muhite musezerera mujane ejo nzamana ibyo nibyo nabwiwe n'Imana none gamwe abantu ndangije kubwira icumuka kubwira ari cukora icyo yambwiye kandi ikindi yambwiye tunga ibiganza utazugira amashari irambwira ngo uyu mukobwa ngo ibyari ibibazo byiwe muri isoko ibohora ngo ibuhoye ibyiwe byose kuva uyu munsi wa none ako kayisume uhita ukajana uzakamarana iminsi uza woguka ugahanaguza woga apana kukamesa ugahanaguza woga ugahanaguza woga genda ushakwe genda uzabyara abana bane no Yesu
niturangiza umuntu utwite ahita yiruka. Urumva navuze dore bariya bakobwa muri cyane unambere eraga ba mama barabyaye. Iyi ni wakati yenu umusozi ufite nahuye n'abamare ngo ko nasara none nasara sisi nari mu kazi ngo zaje kubasura. Yewe uragara ngo ndapfa kuzi wawo gusa ivi ndakitara kurukima niturangiza utwite wese nushaka umwana wese muri iki gisiri ni wowe ubanza uzenguruke hano ishuri uzenguruka ishuri zingahe umuntu udafite akazi uzenguruka ishuri ugenda kandi n'umusitari nuzosubona ari akazi ari utwite ari umuntu ufite ikibazo cyo kutabona akazi ari umuntu ufite abana badafite ubwenge ari umuntu urwaye indwara z'ibitero muzenguruka kabiri mwanumvise bana kajagare niwumva birakunaniye yicara ubundi se igihe amazi yazaga uragana ngo bose barakira agazakira wageze gute uwabaye suple ibyimana kandi bigira problem sha turangagire dusire amasezerano mwami Yesu yampaye yose ayakomeye cece imbaraga umusaraba yose ayakomeye cece imbaraga umusaraba amasezerano mwami Yesu yampaye
mobilisation abarushe mwicare ndaco la tata abagihari abakiri mbumva ku muriro kiri kibahinamo mukomeze mugubanga amagambo atatu sita pe paskite le côte irya mbere kora amasengesho y'imisirino itorero ryose azakora ibintu bibiri icyambere ikiyiremo y'abadafite imirimo binjiye mu mirimo andala la sango nar des asokis et passion rétation de vice metitita la passe romanisation pendala sika haje abazungu kandi abo bazungu bazanye inkunga alongela etande la risa station de 4 umva makuru mbonye mugusa ahantu haru apa yul ni mwandike igihe kitari kirekire la risa forme uru rusengero ruzongerwa rwubaka bundi bushe mwandike hayo mama ni Mungu anaongea ijambo rya kabiri analyse la passé réalisation de phare mer titre de passé etatoni zakati kuwa gatandatu ukwezi kwa karindwi mwisho wako abakozi bose azarare mu masengesho ari coza abagani ya gatatu sameridation muzasengera abantu bafite amamodoka muri uru rusengero sababu unashauri mbaya kutoka katika wana Ingalonges ili wapate kustika kipe pasi hayo na makuru hizo ni mngere muti haleluya handi twari tuge mutunge ibiganza kuri uyu mugabo fukamasha yo gusingira mutungane ariko amabako yanyu kubera iki mutagomba gutanga musadi Imana imbwiye amagambo abiri afukamera hagati ubasha kama hagati amagambo abiri aya abiri zamuri ibiganza sha mutunga amaboko ya imbwiye amagambo abiri jambo ryambere ni nyenyeri y'ubuki muri ubwo bukire Imana yambwiye ngo azakora ibintu bikomeye kandi ngo azagira abantu azakoresha azakoresha abantu kandi mubonye ari mu bihugu yahindura indege ariko Imana imbwira ijambo irambwira ngo ngugire vuba uwo mugisha w'ibyo bintu bije bitazarya n'abandi bizarya n'abazagukomoka kota panse kanga kaka ayo niyo makuru les atomes resharo meriza forme ubutunzi buje utabare kugira ngo utazarya abandi harakisha haraka les affaires kandi uzagira abakozi ariko uzagira mu gihungu kimwe cy'igikara kirekire ico kizakugora ariko ndukamwirukana zaba tarakizwa yazaza gukirizwa muri ako kazi ndakubwira uko te
Levas igihugu kirekire cy'igikara kandi abi wabavukiye Uganda elari masante passe bavukiye Uganda ni muri igihugu kirekire cy'imbaraga ariko kirakizwa kizakirizwa muri ako uzaba wamuhaye izo ndizo habari utanga haleluya 20 ngahezita nimwe wa nimuhezi haleluya 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 haleluya